mvugira kano kantu ngo nsanzwe nzi ijwi rye nsanze nzi ijwi rye nsanze nzi ijwi rye ngo nsanze nzi ijwi rye ndavuze ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Yes, smart people, nizere ko mumeze neza. It's your boy Masai Shyashya, murabibona outfit ni Rubega. Hanyuma rero uyu munsi Iwacu Family TV twagiye kabisa, ivumbi riraturenga, turya tabati, dutega moto, tugenda n'indege, twambuka ubwato, ariko icy'ingenzi nuko tubagezaho content nziza kandi zigomba kuryohera amatwi yanyu, amaso yanyu ndetse na buri kimwe kuri mwebwe. Hanyuma nizere ko amaze gukora subscribe kuri channel ya Iwacu Family TV. Murabizi ni street talk, bangomba kugera imihanda nkagenda nganira n'abantu bagiye batandukanye, genda mbabaza tubazo tw'ubwenge, ariko none tworoshye, gusa nanone byose bitugarura kuki, bitugarura kuguseka, ariko tukagira n'ikintu dusigarana hehe mu mutwe, twunguka ubumenyi bugiye butandukanye. Uyu munsi rero ahantu ndi murahabona na ahantu hasa neza cyane kabisa, hafite background y'icyatsi, tuzu tugiye dutandukanye, imihanda ni gakondo n'ikinyafrika. Uyu munsi nahisemo kuza ahantu bita ngo kwirebero. Numvisha abantu benshi bambwira nage kwirebero ni mera neza. Abantu benshi numvisha bambwira ngo ahantu ngo hitwa ngo kwa Kanyamahanga. Kwa Kanyamahanga. Abantu muhazi ndabasuhuje. Hanyuma ngiye kugenda imihanda, genda nganira n'abantu bagiye batandukanye, twumva ibitekerezo byabo, ariko nanone tugaruka ku kwishima. Murabona seed outfit ni Rubega, ivumbi ryandenze kubera gutabata, ariko ntari kabisa ko Masai Shyashya ngomba kubahereza iki content. Twagerera imihanda, tugende tureba tuvuga ngo was popping. Small people, nongera ngo ikaze kuri Iwacu Family TV. Hanyuma rero ndacyari kumwe n'umuhungu noneho. Mwe n'umuhungu yitemberera, urabona n'umuhungu wambaye neza, n'umusore hesha Imana icyubahiro. Mwe nawe yitemberera mu mihanda, ndavuga ni why nta mubaza ngo mu challenging. By the way, umeze te brother? Ibana ibintu n'ubutama bimeze neza. Umeze neza? Meze neza nanje. Nitwa Masai Shyashya, wowe witwa nde? Ngiye nitwa Robert. Witwa Robert? Yes. Robert? Yes. Ikaritsa rya ngo bayita ngo kwa Kanyamahanga. Kwanga bayita kwa Kanyamahanga. Kwa Kanyamahanga. Yes. Kwambaye neza ugiye bro? Ibana mba ndi kwitembera karetsiye nyine gusa neza n'ibintu. Uyu mupira wambaye bawita ngo iki? Uri umunyacyangwe ntago waba utabizi? Nguyu bawita mu ngarurire. Bawita mu ngarurire? Umukize? Umva nuware wese ariko nyine umupira ni mwiza. Uvuga ngo uyu nguyu ni wa mupira wambara mu ngarurire, umugore, umukobwa, ntago ari wese. N'umuhungu se wamugarura? Naho wamugarura yahe? Ukamugarura akagira ate? Akaza akagira ate? Vuga none se akagira ate? Kagaruka tukaganira. Akagaruka mukaganira. By the way, ini Iwacu Family TV tuba tunyana tuganira n'abantu tubabaza ngo was popping, tubabaza tubazo tugiye tandukanye, rukumva. Niyo mpamvu ngo wagaritse nkavuga ni why not ntago challenge ga brother. Uri tayari nkubaza utubazo? N'utubazo tworoshye ntago tubazo tugoranye cyane, rukumva. By the way, ndakubaza akabazo ka mbere. Baduye note y'igihumbi. Igihumbi urakizi? Ndakizi. Uzi kubara? Ndabizi. Wize imibare? Ndarize. Urayizi imibare byanze bikubye? Ni imibare ndayizi. Baduye note y'igihumbi. Yego. Ngo tuyigabane? Yes. Turi babiri? Yego. Undusha ijana? Yego. Watwara nge ngatwara ngahe? Natwara 400 ugatwara 600. Ubwo se uri kundusha ijana? Ndakubwiye. Yego. Baduhaye inote y'igihumbi. Yes. Ngo tuyigabane turi babiri. Undusha ijana. Yego. Watwara ngahe? Nkatwara ngahe? Natwara 600 ugatwara 400. None se? Yego. 600? Yego. Ufite 400? Yego. Ubu ndusha ijana? 600 njye nyafite. Ufite 400. Urumva yuko nawe nkurushije ijana. Uri kundusha? Ijana. Hagati ya 400 na 600 ni ijana. 400 na 600. Ukuvuga ngo? Yego. Ufite sisa. Ufite sisa. Ufite 400. Yego. Ndakurusha ijana. Yes. Nibyo? Urandusha desa. Urumva ko 200. wakishe rero. Ubwo biragenda gute? Kugira ngo tugabane igihumbi ndusha ijana. Tugabane igihumbi nkurusha ijana? Ndatwara 500. Nawe tware ugatwara 500 nawe. Ni ngwana 500 nawe ugatwara 500 n'indi urarusha ijana. None se urumva ikibazo nyine. Byanze. Kandi wize imibare. N'amafaranga urayabara. Kana nkoso. Umunsi ku wundi. Nawe nkoso. Ntago nahita mbikubwira kanya nahita nkukopeza. Tujye kutakatagoranye. Yego. Mvugira kano kantu ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Nsanze nzi ijwi rye. Nsanze nzi ijwi rye. Ngo nsanze nzi ijwi rye. Ndavuze ngo nsanzwe nzi ijwi rye. Nsanzwe nzi ijwi rye.
nsanze nzizwi rye uzi nsanze nzizwi rye aha akura gakoze Yego. urumva wagahomye ukavuga ngo iki nsanzwe nzizwi rye nsanze nzizwi rye ayayayayayayaya urambekeye we ongera gerageza nsanze nzi ijwi rye nsanze nzi ijwi rye okay twagira akabazo kandi uri umurokore uri umukatolike uri umuyisilamu ndi umuyisilamu uri umuyisilamu Yes. nari ngiye kubaza kuri bibiliya ngo se ko mpombye kandi ku ruhande ntayo nasomye baba noneho ndashaka urebe muri kamera sibyo usuhuza abantu bakurikiye Iwacu Family TV wabwiye ko wowe na Shyashya mu mihanda arigomba ubwira ngo waspopen bimeze gute bantu banjye twahuye n'umuvandimwe hano turimo turaganira wowe n'umuvandimwe yego hari indirimbo yitwa Maivo ayo ndirimbo ukurikije ukuntu yitwa wumva ari nk'iyuhe muhanzi Maivo cyane ngiye ntabwo nayikurikiranye ntabwo ni umuhanzi wo mu Rwanda tekereza mu bahanzi bo mu Rwanda umbwiye nk'umuhanzi ushobora gusohora indirimbo akayita Maivo sabwa bari nka Kirisizi wasanga ari Kirisizi ntabwo Kirisizi ariko uramuzi ndamuzi uranamufana ndanamufana ni nk'iyo ndirimbo uri gukunda mwemezi Kirisizi ndi gukunda Njugumira Njugumira ndirimbo gato twumve ndimo ndakubona nkahita njugumira nubwo nawe gusa baby yololo uruko nkubonye mpita njugumira nubwo nawe gusa njugumira bisobanuye iki kujugumira yumva ni jugumira wumva bisobanuye nk'iki kujugumira kujugumira ni ukunyeganyega cyane ayo ushaka ari ukunyeganyega ni ukunyeganyega isobera angera bitekerezaho aya bitekerezaho ni ukunyeganyega kujugumira ubu ndi kujugumira ubu nawe uri kujugumira nyine gutya ni ukujugumira ubu twajugumiye tujugumirane hari ibise yes ikiganiro cyitwa Street Talk hanyuma yitwa Iwacu Family TV ugenda ukore subscribe like share na comment ubundi ujye ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi kundi uzagenda umenyeramo utuntu tw'ubwenge yes sibyo nagomba kubikurikirana aryo wambwiye ko witwa nitwa Robert yes ukurikije ibibazo nakubajije yego nuko wabisubije wihaye angahe nakiha nka 70% tu ukurikije ibibazo nakubajije n'ibisubizo wansubije wihaye amanota 60% kuri kuyagabanya ukurikije ibibazo nakubajije n'ibisubizo wansubije wihaye amanota ndikumva nakihaye amanota 60% ko ari byansinze ibyagutsinze ni nk'iki cyagutsinze ibyo ngibyo kugabana nk'igihumbi yego kujugumira wabikoze kujugumira njye ndikumva na Maivo wambwiye nyirayo ko ari Kirisizi okay urakoze cyane ngaho tera peace abantu babwira ngo waspopen mukurikire mukurikiye mukore subscribe mudukurikirane nyine tumeze neza turashima babwira ngo waspopen iki kiganiro nakubwiye ko cyitwa Street Talk vuga ngo mukurikire Street Talk kuri Iwacu Family TV mukurikirane Street Talk kuri Iwacu Family TV ni Street Talk cyababwire tubyoroshye babwira uti mukurikira ikiganiro cyitwa Street Talk kuri Iwacu Family TV mukurikira ikiganiro cyitwa Street Talk kuri Iwacu TV kuri Iwacu TV oya musubiramo ikiganiro Street Talk fresh baba ntaribi ubwo noneho video nisohoka uzayibona kuko twe turi byamamara nako twakora video ntimenyekane twakomeje